Yamamare. Yamamare. Karame jari. Shirira amenyo kayakana. Uhoraga wifashe ute ko ariyo mpamvu ubaga ikigo gihoraga umeze. Nyine jari naje nyine umva rero twumvikane. Ngiye hano haruguru. Ntago ntinda. Ugiye gufata amasahani yari mu nzu dore ntago yogeje ntari amasafuriya maze iminsi ntari ku rugano ntago byogeje uri kubyumva neza imyenda y'umwana nayo isa nabi urayoza kandi numara kuyimesa iyo myenda amasahani umaze kuyatunganya neza umaze kuyoza uyashire ku zuba yumuke umwana umufate nawe ugira ute umwoze uri kubyumva sange wamuryamishije yasinziye nanjye ndaje nsange wabirangiye byose ngiye kubikora uko wabimbwiye nsange nta na kimwe utakoze nta kibazo kambikora ana kuko nta kibazo niko rukundo Imana y'ukuri meza kunyobora urangije mu nzira gukora ibyo ushaka se buriya mana koko uyu mugore igihe cyose amba imirimo yagakwiye gukora yabaye iyanje mana koza amasahani byabaye ibyanje ambe nukoza ibyombo koza umwana ni ngewe imirimo yose yabaye iyanje buriya koko mana ninjura juroza umwana ninjura mesa ninjura akora iki mana wajura ndengera uyu mugore koko kandi sinamwirukana ibyo ubwo bushobozi sinabubona uyu mugore koko ibi bintu koko ngorera bibaho nugutaha udufaranga ngoreye munsi y'urugi mana koko navuga ko narushe navuga ko narenganye navuga ko napfuye navuga ko nasaze mana urugo rwanje ndurimo ngiki ntabwo byoroshe reba imyenda nayo nyimese amasahani ararangiye kuwa kane rero umwana kane nagiye ahantu umaze kugera ahantu aho hantu usanga batetse ibiryo iwe bajyamo guhinza ibintu hankoreye batetse inkoko ufata umuceri ko ntayijyamo ntayijya byadara ndakubura ewe narahombye nyine ariko tunari mani ko niko ufashe ibase mani kano kabase nari ngiye kujya nyine koga ahantu nari ngiye gusura hari ikigore nabonye mwizi minsi ndi gufubura umugore nabonye ikigore nabonye mwizi ndi gufubura da numfurukamo amafaranga nango ni bandi ariko yamba no sikupfubura uyobeye ko batanga amafaranga akayaguha akayamba umugore bandangira mwa aya nago nakurangira uwo mugore se uramuzi nuko ari cyano mu cyaro cya kigore cya Yamamare urakizi Yamamare no hari byinshi dushobora kubutakizi tu nyine uwo mugore ntiwarari ariko hari abandi bagore bari kunyakura mu Kigali kugira ngo nyine nawe igereyo Yamamare aje kumufubura umugore yo nago ari none ushobora kutamubwiye ntago muzi ntago ndi kumumenya ariko hari abandi bagore i Kigali bari kumamagara kwirengerayo no nyine je nikoreye job risi yayi nutse mani kora ututwangu nzigenda tugira bakaba bakaraje agasuru kubona none si meze neza tu ranyemeje gagwaga amafaranga yemwe nyine nubwo atari menshi ariko nyine twambaga tubari ntari bitu komfuri nakazi nako kazi tu ariko karangyoye ariko kanarambembatse none niba ndashoboye kuja guhinga Rusura Yamamare ariko ndabwo abaga iwe ntago mbizi nge mbura n'umugore nyine tuguco ukitegura urugiye dore zisinga kabase sigiye koga mfite ni wenda turavuye ngurira agacupa ntari ndakugurira mani ninongera kukubona ndi kwihuta buri ndahari bito ibyo birahagije tu nanjye kava mutuze hano turaza gusubira ji sawa ntari bito turi kumwe
ese gusigaye uranca amazi bimeze bite? ntabwo ari uguca amazi wangwa ariko nawe uri kubibona ko umushahara uba uri kumbereza ni mukeya. Ntabwo ari makeya mani, nanjye niyo mba nabonye umugabo ntiyaba yampaye. Ese kuba yaba yaguha ariko nanjye ni benshi bangene wangu. Ese kuba bagukeneye niyo mpamvu watinze izi saha reba igihe nagutegerereje. Nageze hano saa sita dore ugeze hano saa munani, si ubwo bimeze bite? Oya winkanga ariko amafaranga neza igihumbi ni amafaranga menshi wangu. Ariko nubwo yatari igihumbi ari makeya nta kibazo nzayongera. Ujya unkorera akazi kose mani ujya uremera sibyo? Nawe ure ku mafaranga urebe kuva mu rugo n'amaguru ntabwo ndegera, ariko mfite abandi bari kumpamagara bashaka kundegera ngarya. Ariko na hoteli usigaye uraciramo ntabwo ari nziza, cyangwa ngo ugira arandemera no ku mazi nanjye naniyogere mbese. Nese ushaka ngo nzakujyane ku mazi ryari basi ujya uraza kuri gahunda no ku gihe sibyo? Okay, nanone unabishaka wajyana ukanjyana ku mazi nanjye kagenda gatembera nk'abandi nk'umuntu uri hamwe nyine. Akazi kajya ni akazi sibyo? Niba ari akazi urampamagara, ntabwo simba nakubwiye ngo mpamagare kuko nanjye mfite abandi benshi bampamagara. Ahubwo wowe niba uri kubona kubiri kubavangamira wagumana umugabo wawe. Ushaka se ahubwo ngo njye nguhereza angahe? Ujya urampereza angahe? Byibuze ujya urahagarara muri 20. Nta kibazo ndagerageza nanjye nzajya ndayabona, nzakora ubushoboka bwose ariko nyaguhereze, ariko unkorera akazi kose. Ukanandegera ariko? Nta kibazo nzabigukorera, ariko umugabo wanjye nta kintu ajya akora. Araza agasinzira. Kubaribwa ntabwo ari ku bushake bwanjye. Ni umurimo uri gutera yakureba kuri. Natwe ni akazi tuba twari Yamamare wowe ntabwo umuzi wowe ukuntu aba yitwa. Yamamare ntabwo ibyo zina yamamare uhoramo. Yamamare se nta nubwo muzi, nta nubwo mwitayeho. Niba ari yamamare kubwe ntabwo ngiye muzi. Yamamare rwose, ariko ni umugabo wanjye nubwo muca inyuma ntacyo ankorera. Aramutse hagize icyo ahindukaho nanjye ntinazongera kumuca inyuma. Nuko yigiraga injiji akigira ikigoryi gusa. Okay, nahinduka byo birakureba kuko nanjye mfite benshi. Ngubu ejo nzerekera Kigali, hariho bari kumpamagara kandi amatike ni ayabo. Uzagenda unsige? Oya ntabwo nzaba ngiye, wowe kujya Kigali ni akazi, nzagerayo nongere ngaruke. Yamamare ndetse mu mwanya wa ni sawa nari nje kugira ngo tuganire ku kantu sera gatoya. Kubabaye ni karibu ndake. Oya ndambabaye nda kibazo ushaka wakwicara. Gusa kandi hano ibyo urukakiza abashitsi byo birimo. None sira ndamwaho mubanye neza mw'iminsi. Byose ibi ni bishatse gusobanura iki? Sinamgoje ngo ndamo mubanye neza mw'iminsi. Hari uburyo umuntu aba yabonye akantu bikaba ngombwa ko yagira akazi kakagira kakakubwira. Nese wari ushaka kugira ngo umugire ute kandi? Dore rero niba unabizi niba munabanye neza cyangwa munabanye nabi, ndabona twagufashe ngimbwa ingegera ngingi iri umudamu wawe iri mu mwanya wanjye nje mfite umwanya wanjye magara wo mu nzu kari kukurongorera umugore. Byagenze utatse kandi jewe none ari kumubona none zibasura mubonye nona nasibona ari hano na uri hano yagiye kugenda byo yagiye wagira ngo wanabibonye. Reba rero uwo muntu jewe yambwiye ati none n'ikindi ari kumurongora kamana amafaranga, umugore akagereka umugabo amafaranga urimbwa nta kintu ushoboye. None se ubabonye base ariko mana ko kunya murona rushe ko yanzigiye n'ibitenge ngo nimba imeze cyangwa naho gejeje ngumese n'ibite. Aya indabyi ibuje bikora mu bantu nta mugabo kumese ibitenge n'ukuri. Yesu weho ungiriye nama nakugiriye nama umuntu w'umugabo wewe uburano kuba ngo nagera sibwo navuga ngo ukira nagera aha uwo nukuzi kamushira ku murongo kuri gahunda se mukubise ko banamvunga akambwira imitego myinshi nahura nayo kandi yemta kiyo mitego umugore gutega imitego gute. ya wose nta mafaranga yakwatse ndakoraga amafaranga yose ngayamuhereza wa mugabo ubwo nawe nago muri rugo ndago warubara yamahaye rero nawe arabiri tukaje kwa undi mugabo. Ese amakuru urayafite nayanyayo cyangwa ni kwakunda abantu namwe mama ushaka gusenya ingo z'abantu? Nose ko nshaka kuzisenya. Nese wamumbone tujaniwe munyereka. Uwo mugabo hando twahuriye arako gace akonje nasanze mbona agiye no gukaraba. Kandi ngurikije amakuru yambaye ubwo nageze no gasanga ndaho uhari. Wow. Nasigaye ndi kumeza nogeje amasahani n'umwana n'ibiki byose n'umwana asinziriye mu nzu maze kumujyamisha rwose mana kuko rero nuko nukomeza kugenda mwinzira
uraje upfe nabi nasiko azaguhoma kandi ubwo isiko arazi ngafite neza umwana mukozeho ko yambungisha karico kibazo muregera umuryango ushira mu muryango birangire batandukanye ibintu n'amategeko niba nabikora nanone nyine umva nkubwire kwera kurozemwe umva nkubwire nyine ngiye kumureka aho kugira nisenyere aje arakora ibyo ashaka yinezeze nazabirambigwa wenda azamenya ko nanje ndi umugabo nose wowe cyambere nakwita umugabo hageze kuja kugura abandi bagabo uhari njye sinanabimenya ndanibyo nshaka kumenya ibyo bizamurebe simbizi ngiye ubwo mugwanje ubwo nuko icyo mbona ukubona ndashinga atahano mu rugo iwanje ndakundi umugore wawe ari wowe barashinamye barimo kanyumvisha yajaho ariko arimo ubwo aricaye ya mama umugore wawe ndi kubumva ari hano mu nzu yemuho nushaka uruhuke ntugikibazo ubu urukoza umwana nyina ari mu nzu none nayo ndamwoza nyina ari hehe ari gukora iki ari mu nzu ndasinze ngewe ntabwo byanze wenda ibyo twumvikana mushobora gufashanya n'ibyo none ubu tuvugana uyu mwana ukumwoza nyina ari mu nzu asanze ariko masa n'ibitenge nyine wabimbwiye ukibara kubimbwira rero nageze ngo ntibyabindi by'amagambo ngo ari hano hanze ko umuntu abagira guca akagira umuntu mugenzi w'ishari none se muje muye gahunda pa umva ntiwacana we ndi kukumva njyewe uyu mugenzi wawe yaje kundeba arambwiye ngo urindushe ibintu byose ni wowe kubikora kandi noneho ikindi kimenyimenyi ukabikora umugore wariyo none sinabikora yapfuye yagiye ushokoza umwana birumvikana pe ukaba wanateka bikumvikana ariko umugore wariyo ari gukora iki aratetse simbizi ni mumubaze ntago mbizi aratetse nanjinzwe no kubimenya ndabyo guteka yemugo ngwino hano ngira ute icara aho dusuhuza amabo kubasuhuza icyo musanzwe mungenderera sahuka ariko yemugo uragira ngo ibintu usigaye urakoresha umugabo inkuru bari kumbwira hanze ngo usigaye uramufashe nk'ibyamvagara gutya ukamukoresha wiboneye ukamugira umugabo w'indushi gutya uwabikubwiye se yambonye no si mu nzu urimo uratetse niba ndimo si byo birakureba ariko abasaza b'iki gihe ibyo mwigiraga byose birakureba kwizi ko ari so bukwe ibyo biramureba niba ari data bukwe kadasanzwe ngenderera yaje gukora iki watuye amasaro akizanye niba ntarakizanye se sindi urimo ubu se yankuramo narubyariyemo mwambwira iki se iki kigabo cyo dore ikibazo cy'urwana ikibazo cy'icyo nyine uretse gatora seba umva rata ngiye ikibazo cy'ukuba nsaze rikoze umwana uyu yambwiye ko yasaze rikoze ari kumesa ibyahi ibitenge byawe ndavuga ni rero wenda ushobora kuba uri mu tundi turimo uri nko mu nzu hari utundi tworo gukora ariko ikimbabaje ni kimwe ni uko mbwiye ngo uri mu nzu uriyicariye muri kwireba mu byirori ngo umugabo ageze no koza umwana yameshe n'ibitenge ntabwo nabibonye ariko ukaba wicaye mu nzu nta kintu gukora ari wowe wahari imirimo byose bikubabaje ibyo birakureba birambabaje ni wose wari uri kuyimesa njyewe uko ubona umuhungu wanjye rwose agomba kuyimesa azayimesera ku kabi nta keza azayimesa ku kabi hari n'ikindi kintu babwireye ngo usigaye ufite abagabo ngo ibisorego by'ibipfubu none niba ntacyo ashoboye none mama muri kugira ngo mbigenze ute muzanshakire undi niba ntacyo ashoboye se